Haleluya. Mana ni nziza kandi ibihe byose Mana ni nziza niyo kamere yawe. ubwoba nibushire, Yesu ni muzima, ubwoba nibushire. mureke dufatanye turirimbe indirimbo refrain y'indirimbo baririmbye twayumvise se, nimwayikunze se, abayikunze bagere gutya. Ubwoba nibushire, Yesu ni muzima, mureke dufatanye twese, sibyo? Ngiye kuririmba refrain y'iyi ndirimbo twabanje, twagiye twese tuyiyobore, twagiye. Ntugire ubwoba, Yesu yaranesheje, aturisha inyanja zose zigatuza, iwacu turaheba ni hakurya, vuba bidatinze tuzagerayo. Ntugire ubwoba, Yesu yaranesheje, aturisha inyanja zose zigatuza, iwacu turaheba ni hakurya, vuba bidatinze tuzagerayo. Haleluya. Mwigira ubwoba, Yesu yaratinze kandi agiye kuza ashyira iherezo ku biturushya, ibiduca intege, ibyago, intambara, amarira, byose bizakorwaho izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nishimiye kubana namwe kuri iyi sabato, nagira ngo mbabwire ko Imana igira gahunda. Haleluya. Muri iyi minsi iyo hari gahunda mfite yo kujya kuvuga ubutumwa ngiyumvamo. Alex niba mbetanya mose, nigeze kumubaza nase ningiye mubwiriza w'umunsi kuri kiriya gitaramo, sinibuka ibyo yansubije, ariko ku mugoroba nibwo byabaye ngombwa yuko ari byo Imana itoranya kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana uyu munsi. Murumva ko Imana igira gahunda, nubwo nabimenyeshejwe nimugoroba, ariko ijwi ry'umwuka ryari ryavugiye muri njyewe yuko mfite gahunda yo kubana namwe uyu munsi, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndatekereza ko abantu benshi hano turaziranye, korali Ibyiringiro turaziranye, korali Disciples ni korali yanjye ndirimbamo, ziranye n'abajiya kuko ndi umuyobozi mukuru kandi nkaba mfite n'inshingano mu cyiciro cya jiya muri iyi field yacu muri zone ya Nyanza igizwe n'intara 8. Amazina yanjye ku batanzi nitwa Anatole Sengumuremyi, nkaba ndi umwizera w'itorero ry'Abadventiste usengera mu itorero ry'Imurambi, ariko mamaze igihe kitari kinini cyane. Itorero kavukire ry'iwacu ni mu ntara y'ivugabutumwa ya Rwamwata aho bita mu Gasiza, abantu bamwe barahazi. Nishimiye kubana namwe kandi ni iby'agaciro cyane kubona iteraniro ringana gutya. Haleluya. Ndimo mbaza imuvandimwe Shide mubaza ababizera nabi giturwa cyangwa n'abashyitsi baje kubera ko hari igitaramo, arambwira ati abo ngabo rwose n'abizera baje. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro ko mufite abizera bameze gutya kandi bafite ibyiringiro byo gutegereza byo kugaruka k'umwami wacu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Wayoboye gahunda yavuze ngo ndi umusore ariko witegura gushinga urugo. Nibyo koko ndi umusore ariko mu mategeko ndubatse, ariko mfite ubukwe muri iyi minsi mikeya cyane muri uko kwezi. Nsaba umufasha wanjye ahaguruke umurebe, nawe turi kumwe, ni n'umujiya turaririmbana, mwamubonye. Imana ikomeze kubana natwe mu izina rya Yesu. Nshimishijwe cyane no kubana namwe kandi umwanya utarambiranye tugiye kumarana, turaganira ibyiza byinshi, ariko uyu mwanya Satani arawanga kubera yuko iyo igihe cyo kubona umugisha ukomeye kigeze, Satani ahagurukana n'imizi n'imiganda kugira ngo akome mu nkokora umugambi w'Imana. Ariko nubwo ari umurwanyi si umuneje. Tugiye gufatanya kwigana ijambo ry'Imana, nyamara mu by'ukuri nta cyashya turi bwumve, ni ukongera kwiyibutsa kuko ijambo ry'Imana n'ubundi ntabwo rijya risaza. Umubwiriza cya 12 umurongo wa 13 n'uwa 14 yaranditse aravuga ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo, ngo byose byarumviswe. Haleluya. Ubaha Imana kandi ukurikiza amategeko yayo kuko ari byo bikwiriye umuntu wese, kuko Imana izazana umurimo wose mu rubanza n'igihishwe cyose ari ikiza cyangwa se iki. Na niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe. Icyo dusabwa nuko tugomba kumvira Imana kandi gukurikiza amategeko yayo kuko ari byo bikwiriye umuntu wese. Kandi imyitwarire tugira uko tubaho
Imana izazana imirimo yose mu manza n'igihishwe cyose ari cyiza cyangwa se ikibi. Giye kwigana amagambo atari burambirane kuko murabizi dufite gahunda nyinshi kigoroba. Tugiye kwigana amagambo atari burambirane kuko murabizi dufite gahunda nyinshi uyu munsi. Tugiye kwigana amagambo avuga ngo umunsi ukomeye. Tugiye kwigana amagambo afite umutwe uvuga ngo umunsi ukomeye. Umunsi ukomeye. Hari amagambo nkunda kwifashisha cyane narayasomye kenshi ndayakunda kugeza ubwo nyafashe mu mutwe ari mu gitabo cy'intambara ikomeye, avuga ngo ubu turiho mu gihe gikomeye cy'amateka y'isi. Ngo ubu ngubu turiho mu gihe gikomeye cy'amateka y'isi. Tugiye kwigana amagambo avuga ngo umunsi ukomeye. Turiho mu gihe gikomeye cy'amateka y'isi. Iherezo rya byose riri hafi kugera. Ni amagambo Ellen White yanditse mu gitabo cy'intambara ikomeye. Iherezo rya byose riri hafi kugera. Imibereho yacu y'ahazaza ndetse n'agakiza k'abandi bantu bishingiye guhitamo kwacu kwa none. Amahitamo tugira uyu munsi, imibereho yacu tubayeho uyu munsi niyo izagena uko tuzabaho ejo hazaza. Ngo uwizera Kristo wese ngakwiye kwibaza ngo mana yanjye urashaka ko nkora iki? Ngo umuntu wese wizera Kristo akwiye kwibaza ngo mana yanjye urashaka ko nkora iki? Ngo dukwiye kwicishiriza bugufi imbere y'Imana, twiyiriza ubusa kandi dusenga, ngo cyane dutekereza ku rubanza isi igiye kuzacirwaho bidatinze. Ngo dukwiye kwiyiriza ubusa kandi dusenga, twigana ijambo ry'Imana umwete, ngo cyane dutekereza ku rubanza isi igiye kuzacirwaho bidatinze. Umwanditsi yaranditse aravuga ngo ntimuhunikire yemwe barinzi bashyizweho n'Imana mwe. Haleluya. Yemwe barinzi bashyizweho n'Imana mwe, ntimuhunikire ntimusinzire. Ngo dore umwanzi arabasatiriye, ngahora arekereje igihe mwacika intege cyangwa muhunyiza abagwa gitumo abahindura umuhigo we. Satani ahora arekereje kugira ngo igihe ducika intege cyangwa duhunyiza cyangwa dusinzira atugwe gitumo aduhindure umuhigo we. Turimo tugiye kwiga amagambo avuga ngo umunsi ukomeye. Umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba w'Uwiteka uraje. Igihe umuntu wese azahagarara imbere y'intebe y'imanza agacira urubanza nk'aho ari we wenyine uri ku isi. Mbese ninde uzabasha guhagarara adatsinzwe? Mureke dusenge. Data uhoraho ukiranuka, turagushimiye uhabwe icyubahiro. Ushimiye ku bw'aka kanya keza uduhaye ko kwerekeza intekerezo zacu ku ijambo ryawe, uhabwe icyubahiro. Sabiye umwuka wawe kugira ngo akore ku mutima wa buri muntu uri hano, kandi imbaraga y'umubi yahagurutse kugira ngo ikome mu nkokora umugambi wawe itsindwe. Bityo imitima yacu ihagirizwe imbere yawe, kandi tubabarire ko twakugomeye tugakora ibyangwa n'amaso yawe. Bityo amazina yacu akomerezwe mu bitabo by'ubugingo, ubwo ugiye kugaruka ukimika ubwami bwacu uzibane nawe iteka ryose. Ngaho umwuka wabane natwe, kandi imigambi yawe ikomeze kuba kuri twe, tukakibona mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kwiga amagambo avuga ngo mbese ubu ni igihe ki. Twasomye nako amagambo avuga ngo icyo cyigisho narakigishije mu minsi yashize. Tugiye kwiga amagambo avuga ngo umunsi ukomeye. Twasomye isomo ry'urufunguzo riboneka mu gitabo cy'Abaheburayo igice cyaho cya 10 umurongo wa 37. Paulo yaranditse ubwo yandikiraga Abaheburayo, arabwira ngo haracyasigaye igihe kingana iki? Haracyasigaye igihe gito kandi uzazana azatinda. Haleluya. Umugabo nkunda cyane w'umubwiriza witwa Bararendezo Augustin niwe wavuze ngo kurangiza amashuri ngo byagoza amarira amwe, ariko kubona akazi bikakuriza ayandi. Hari abantu benshi bicaye kandi babuze akazi kandi bize, sibyo se? Ngo kubona ikibanza mu mujyi nka byagoza amarira amwe, ariko kubona amafaranga yo kucyubaka nabyo bikakuriza kubona icyangombwa cyo kucyubaka n'amafaranga nabyo bikakuriza ayandi. Ngo kubona umugabo cyangwa umugore byagoza amarira amwe, ariko nawe ugakakuriza andi. Ngo ariko Imana yo izahanagura amarira yose ku maso yacu. Haleluya. Imana izahanagura amarira yose ku maso yacu. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo haracyasigaye kigufi cyane kandi uzazana azatinda, ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Haleluya. Ariko avuga amagambo ababaje ngo nyamara ngo nasubira inyuma umutima wanjye ntuzagira gute, ntuzamwishimira. Ntabwo Uwiteka ashaka ko dusubira inyuma. Nubwo umukiranutsi yagwa, ntabwo Uwiteka ashaka karambarara, ahubwo dukwiye gusaba imbaraga y'Imana ikadukomeza kugira ngo tuzahagarare tudatsinzwe n'urubanza. Twatangije indirimbo nkunda cyane, indirimbo yitwa indirimbo ya 5 ivuga ngo murinzi we menyesha igihe.
amateka. Ubwo nashakishaga amateka y'indirimbo nasanze ari indirimbo yahimbwe n'umuntu wari ufite ibyiringiro bikomeye cyane. Iyi ndirimbo yitwa ngo Murinzi we menyesha igihe, mu rurimi rw'icyongereza yitwa How Far From Home. Ndetse tubifata tukaba aribyo dushyira mu kinyarwanda, iravuga ngo mbese mu rugo ni kure kungana iki. Ndashimira Chorale Disciples kuko ubwo yateguraga indirimbo ntabwo yarize ikibwiriza nzabwiriza, ariko yateguye indirimbo ihura neza n'amagambo Uwiteka yaringanije, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Mbese mu rugo ni kure kungana iki. Indirimbo yahimbwe n'umukobwa witwa Anne Rebecca Smith wavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'1829. Uyu nguyu yavukiye mu itorero akiri muto yasengeraga mu itorero ry'Abametodiste aza kubatizwa. Ariko mbere y'umwaka w'1844 ubwo umubwiriza ukomeye cyane witwa William Miller yabwirizaga, bari yarasomye isomo ryo muri Daniel ryavugaga ngo bizamara bijyanye n'iminsi 2300, ariko yavugaga ko Yesu agomba kuzaza mu mwaka w'1844. Uyu Rebecca Smith nawe yumvise ubutumwa bwa William Miller, bityo akurikira ubwo butumwa mu bantu bari biteguye ko Kristo agomba kuzagaruka mu mwaka w'1844. Ubwo bategerezaga Kristo kugaruka kwe, byarangiye atagarutse. Abantu benshi cyane bacitse intege basubira inyuma, ndetse n'uyu Rebecca Smith nawe yari ari muri babandi bacitse intege bagasubira inyuma. Uyu Rebecca Smith yari umunyabugeni akaba n'umuhanzi. Ibyo gusenga yabaye nk'ubivuyemo, yisubirira mu bintu by'ubugeni. Ariko yaje kwandika igisigo cyavugaga ngo wa mukumbi muto we witinya. Ubwo yandikaga iki gisigo cyaje kumenyekana ndetse cyaje gusohoka mu kanyamakuru kasohokaga kandi kwaga n'umugabo wa Ellen G. White kitwaga Urwibutso n'Integuza. Bityo uyu mugabo aza kumumenya, amutumira ko yaza bagafatanya nawe mu icapiro ryandikaga icyo kinyamakuru cyasohokaga kitwaga Urwibutso n'Integuza. Rebecca Ann Smith yafatanyije na James White gukora muri ako gacapiro kandi kaga icyo kinyamakuru kitwaga Urwibutso n'Integuza. Ariko icyo gihe itorero ryari rifite ibibazo kuko nta mutungo uhagije ryari rifite. Twibukiranye ko muri abantu benshi basubiye inyuma haje kuvamo abantu bagera bakeya cyane, ariho baje kwitwa abategereje kugaruka kwa Yesu Kristo, aribo torero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Nyuma rero Rebecca Smith yaje kugira ikibazo cy'uburwayi, ari nacyo cyaje gutuma asinzira akiri muto cyane, akiri n'umukobwa ku myaka 27. Uyu Rebecca Smith yari yaravukiye ahitwa West Wilton muri leta ya New Hampshire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo yari amaze kuremba arwaye, yaravuze ati reka mfate ikiruhuko njye mu rugo, asubira aho yari yaravukiye, ariho yararwaye kuko yararwaye indwara y'igituntu. Yahamagaye umusaza we uzwi cyane witwa Uriah Smith. Abantu basomye igitabo cy'ubusobanuro bwa Daniel n'ibyahishuwe kiriya kinini, muzabibona yuko cyanditswe n'uriya mugabo witwa Uriah Smith. Uriah Smith rero avina imwe n'uyu mukobwa wanditse indirimbo ya 5 witwa Rebecca Ann Smith. Barafatanije bafata ibisigo ndetse n'ibyo yari yaragiye yandika byose barabikusanya babishyira mu gitabo. Rebecca Smith igihe yari yarasubiye inyuma, igihe yatekerezaga nibwo yatekereje yandika amagambo y'indirimbo. Aravuga ngo ese koko twari tuzi ko Kristo azaza mu mwaka w'1844, mbese koko Yesu aracyagarutse, mbese koko Yesu azagaruka. Yibaza ikibazo cyabazaga ngo mbese iwacu ni muhero, mbese iwacu ni kure kungana iki, mbese harabura igihe kingana iki kugira ngo Yesu agaruke. Ariko yanditse aya magambo. Ariko dukomeje ku mateka ye kugira ngo tugaruke kuri aya magambo, we yakomeje kuremba ubwo yizeraga ko azakira, ariko biza kurangira ibyiringiro byo gukira bigiye biyoyoka. We yahamagaye umubyeyi we ari nawe watanze ubuhamya, aravuga ngo mu minsi yo kubaho kwe kwa nyuma kuko yari yarakiriye agakiza ndetse nagarutse mu itorero ry'Abadiventiste, yaravuze ngo umunsi nzapfa muzahombeke amaso yanjye munezerewe, ngo kandi ntimuzarire kubera yuko nzaba ndangije urugendo rwanjye kandi nzaba ntegereje kugaruka k'umwami wanjye, nzaba ntegereje kubona umwami wanjye. Haleluya. Ngo ntimuzarire kuko nzaba mpfanye ibyiringiro. Haleluya. Ntimuzarire ngo mubabare nk'abadafite ibyiringiro kuko nzaba mpfanye ibyiringiro. Nuko ubwo yapfaga bumviye ibyo yaravuze, nubwo yarapfuye akiri mutoya kandi yari afite iterambere.
kubera ibyiringiro bikomeye yari afite mu kubaho kwe, kubera ko yari yiringiye ko Kristo azaza agakuraho urupfu akabona ubugingo bw'iteka ryose, yasinziranye ibyiringiro. ngo yandikaga iyi ndirimbo yatangiye avuga ngo murinzi we menyesha igihe, mbese iwacu ni imuhero, mbese iwacu ni kure kutagerwa. iyo bavuze imuhero ni ahantu kure cyane, mbese iwacu ni imuhero. muri Ezekiel igice cya 2 Uwiteka yaramubwiye ngo mwana w'umuntu nakugize umurinzi w'inzu ya Isirayeli. Umurinzi yabaga ashinzwe kumenya amakuru y'ibiri kubaho byose. Aramubwira ngo ijoro ryijimye cyane ariko buracya. Haleluya. Umurinzi yamuhaye ibyiringiro, aramubwira ngo ntukarire gumye ugende, nturorere kwiringira kugeza igihe uzasohora mu munsi uhoraho. Haleluya. Yaramubwiye amagambo meza, aramubwira ngo wirorere kwiringira, ntukarire, wicike intege, komeza ugende kugeza igihe uzasohora mu munsi uhoraho. Icyama ibi byiringiro bya Rebeka Simifu bikaba natwe byacu. Ntabwo yerekeye aho, ahubwo yabajije n'umurwanyi. Arabaza ngo murwanyi we cyo mbwira nawe. Umurwanyi amusubiza yitonze ati intambara igiye gushira, guma ku rugamba. Haleluya. Ntabwo dukwiye gucika intege ngo dusubire inyuma, kuko umunsi ukomeye w'Uwiteka uraje, uzashyira iherezo ku byatugoye byose, bityo twibanire n'Imana iteka ryose. Aramubwira ngo intambara igiye gushira, guma ku rugamba, wibabara, ihangane, wireke imirimo yawe, kuko tuzabona ibihembo tumaze gutsinda. Haleluya. Umurwanyi nawe ubwo yari abizi ko rimwe na rimwe abarwanyi bajya bacika intege bagasubira inyuma, kandi hari itegeko ry'intambara rivuga yuko iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Aramubwira ngo wibabara, ihangane, wireke imirimo yawe, ko tuzabona ibihembo tumaze gutsinda. Nyamara bamwe muri twebwe barimo baragenda basubira inyuma bacika intege, kandi bari bagiye kugera ku bihembo. Ndacyabaza ibyaremwe byose. Hari icyigisho cyo mu gitabo cy'uburezi bita ngo kwigira ku byaremwe. Nawe yabajije ibyaremwe. Ndacyabaza ibyaremwe byose, bisubiza bitya biti iyi si igiye guhanguka, haza indi idashira. Haleluya. Ibyaremwe byose biragaragaza ko iyi si igiye guhanguka, maze hakaza indi si idashira. Ntukarire, ibimenyetso byerekana aho tugeze, kandi ibintu byose byaremwe biritega impanda. Haleluya. Ibintu byose byaremwe biritega impanda. Amaze gukusanya ayo makuru yose, atanga ubuhamya bwe ku giti cye. Aravuga ngo imuhira ubu ni bugufi. Haleluya. Imuhira ubu ni bugufi, tunezerwe mu mitima, duhumure ko tuzakira, dushira agahinda. Haleluya. ngo ntukarire, tuzabana, amakuba azabashize, ntabwo tuzabura amahoro mu rugo rwa data. Haleluya. Ntabwo tuzabura amahoro, ntabwo tuzabaho tubabaye. Uko twabibonye, Imana izakuraho umubabaro n'agahinda byose, kandi bya kera ntibizibukwa, niko ijambo ry'Imana rivuga. Mbese ibyiringiro byawe ni ibihe? Mbese biteguye kuzasanganira umwami? Nyamara abantu benshi muri iki gihe giheruka cy'amateka y'isi babuze ibyiringiro. Mbese ko buri wese azihagararira imbere y'urubanza, uzahagarara udatsinzwe? Mbese ko imirimo yose izashyirwa ku mugaragaro kuri uyu munsi ukomeye kandi uteye ubwoba tugiye kubona? Mbese ninde uzahagarara udatsinzwe? Ariko nyamara abantu benshi bavuga ko Yesu atazagaruka. Abantu benshi baravuga ngo Yesu ntazagaruka. Nyamara Petero yarabyanditse, nacyo ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko Yesu azagaruka, kuba abantu bahakana. Mu rwa mbere rwa Petero, mu rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 3 kugeza uwa 4, Petero yaranditse aravuga ngo hari umutwe uvuga ngo ibyo kugaruka k'umwami, ngo mubanze kumenya iki yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi bakobana bakurikiza irari ryabo. Abo ngabo tubana nabo umunsi ku munsi. Hazaduka abakobanyi bakobana bakurikiza irari ryabo, babaza bati isezerano ryo kuza kwe ririhe? Kuhereye aho basogokuruza basinziriye, byose bihora uko byahoze uhereye ku kuremwa kw'isi. Aba bantu duhura nabo buri munsi. Iyo tugiye kuvuga ko Yesu azagaruka, abantu baravuga bati ubwo se, ariko ibi ngibi nabyo bigomba kutugaragariza ko ari ikimenyetso cyo kugaruka kw'imperuka. Icyo cyigisho nababwiraga kare cyavugaga ngo ubu ni igihe ki, twabonye ko bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko Kristo agiye kugaruka ari uko n'abantu bazahakana ibyo kugaruka kwe. Nyamara ibi ngibi nabyo ntabwo bikwiye kuduca intege. Nk'Abadiventiste b'umunsi wa 7 tugomba guhora twiteguye gusubiza umuntu utubajije impamvu zo kwizera kwacu. Ariko ntabwo tuzasubiza umuntu utubajije impamvu zo kwizera kwacu tutakuzi. Turasabwa kwimikisha intekerezo zacu mu ijambo ry'Imana, tukanasenga, niho tuzabasha gusubiza umuntu utubajije impamvu zo kwizera kwacu. Nyamara
nyamara hari ibibazo byinshi abantu benshi batubaza, kandi natwe bamwe muri twebwe bajya bibaza tukabiburira ibisubizo. Ariko mu gihe abantu bari guhakana ko Kristo atazagaruka, dukwiye kwimikisha intekerezo zacu mu ijambo ry'Imana kugira ngo tuzabone icyo tubasha kubasubiza. Hari ibibazo bimwe na bimwe abantu bibaza, njya nkunda kugarukaho. Abantu bamwe bajya bavuga ngo mbese koko Yesu azagaruka, mbese koko iby'umunsi w'imperuka bivugwa bizaba. Abandi bakabaza ngo mbese ko bahereye kera babivuga, mbese ko mu mwaka w'ibihumbi 2000 abantu bavuze ngo nta 2000 bizagerekwa ku bindi kandi Yesu akaba ataragarutse. Mbese ko mu mwaka w'1944 William Miller yabwirije ubutumwa bukomeye avuga yuko Yesu agiye kugaruka ntagaruke. Mbese abandi bakavuga ngo Imana ikunda umuntu ntago yagira gute, ntago yamurimbura. Ubuse Imana urukundo idukunda, hano hari n'ujya ategeka akavuga ngo ugase ngari kugibaza ngo nk'umunsi twagiye mu ijoro ngo Imana ikabwira abantu bose ngo nimwinjire, ngo banga biramwagiraga ngo nibiki, ngibaza ukuntu ngo tuzinjira ngo duserebura ngo twishime. Abantu benshi niko babitekereza. Abantu benshi batekereza ko ubwami bwo mu ijuru budatwaranirwa, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane zivugishamo iki? Abandi bakavuga ngo yaje mu isi ikoranabuhanga ritaraza baramwica ntago azagaruka. Nyamara ibi ngibi ni ukwishuka. Ikibazo cya mbere kivuga ngo koko Yesu ngo nazagaruka, hari ibimenyetso byinshi bigaragaza ko Kristo azagaruka. Iyo dusomye mu gitabo cya Matayo igice cya 24 duhere ku murongo wa mbere tugakomeza, tugenda tubonamo ibimenyetso Yesu yagiye atanga bigaragaza ko azagaruka. Kubera ko yabisobanurira abigishwa be ubwo bashaka kumwereka. Dutangiye hari umutwe uvuga ngo ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu no kurimbuka kwa Yerusalemu. Ngo bicaye ngo nuko abigishwa be baramwegera bashaka kumwereka inyubakire y'urusengero. Arababwira ngo nimurebe byose, ndababwira ukuri yuko iyi mubona hatazasigaye ibintu na rimwe rigeretse kuri ricacu umwe hasi. Ibyo byabateye ubwoba. Bicaye ku musozi barayano bihereye baramubaza bati tubwire ibyo bizabaho ryari, n'ikimenyetso cyo kugaruka kwawe n'ikimperuka y'isi ni ikihe? Yesu arababwira ngo mwirinde hatagira umuntu bayobya, kuko benshi bazaza biyitira izina ryanjye bati ni Kristo. Bazayobya benshi. Atanga ibimenyetso byinshi bizagaragaza ko azagaruka. Aravuga ngo ishyanga rizatera irindi shyanga, ubwami buzatera ubundi bwami, ngo hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Ubwo nibwo bamwe bazasubira inyuma bagambanira ntibangane, kandi urukundo rwa benshi ruzakonja. Mu gihe tugeze ku murongo wa 14 aravuga ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo buhamya guhamiriza amahanga yose, n'igimperuka izahera kigere gute ize. Yagiye akomeza atanga n'ibindi bimenyetso byinshi bizagaragaza ko Yesu agiye kugaruka. Na Paulo yarabyanditse mu rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 3 guhera ku murongo wa 1 kugeza wa 5. Aravuga ngo mumenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda amafaranga, birarira, bibona, batukana, indashima, batarabera, ngo bazaba ishusho kwera ariko bakana imbaraga zako. Dukurikije rero icyo Bibiliya ivuga, Bibiliya igaragaza ko koko Kristo agiye kugaruka, kandi ibimenyetso byose birabyerekana ko agiye kugaruka. Abavuga ngo Yesu ngo baherekera bivuga, hari isomo rimwe dushobora kwifashisha. Petero yanditse avuga ngo umwami Imana ntagatinze isezerano nk'uko benshi babitekereza, ahubwo twihanganira adashaka ko hari n'umwe warimbuka, izina ry'Imana rihabwe. Naho bavuga ngo Imana ikunda umuntu ntago yamurimbura. Yesu akunda umuntu koko, kandi yatanze umwana we. Imana yaremeye atanga ubugingo bwe ku bwacu. Ariko nk'uko muri Yohana 3:16 babivuga, yaravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Abanze kumwemera hasi baravuga ngo utamwizera we yamaze gucirwaho iteka. Nago ubugingo bwa Kristo yatanze, nago Kristo yatanze ubugingo ngo nitwanga kubwakira ntago tuzabuhabwa. Abarambura ikiganza bakakira ubugingo nibo bazabuhabwa, ariko abagundira ibyaha bakanga kwihana bakanira umwuka w'Imana bazarimbuka rwose. N'abahangara kuvuga ko Yesu atazagaruka kubera ko yaje bakamwica, ngira ngo mbabwire yuko ubwo Yesu azagaruka intama izahinduka intare. Uwaza ari intama y'Imana ikuraho ibyaha by'abari mu isi, azaza ari intare ya Yuda ije kwimika ubwami bwe bw'iteka ryose, kandi azatsemba icyaha na Satani n'abamugumiye bose. Yaba buri muntu wese yarabigize ibye, kandi ibyiringiro dufite nk'uko izina ryacu byitwa dutegereje, tugategereza umunsi uheruka kandi ukomeye ugiye kudusatira, tukaba maso kugira ngo tutazatsindwa. Umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba uraje kandi urasohoye. Muri Malaki igice cya 19, Malaki niwe yavuze ku by'uyu munsi nawe, nubwo hari n'amasomo menshi yo muri Bibiliya bivuga, ariko Malaki nawe yabivuzeho.
muri Maraki igice cya 3 umurongo wa 19. Abantu bafite Bibiliya za kera zo muri 59 ni igice cya 4 umurongo wa 1. Ariko Bibiliya izi zo muri 93 ni igice cya 3 umurongo wa 19. Hari umutwe uvuga ngo umunsi w'Uwiteka. Haleluya. Amen. Umuntu uri kumwe n'abantu n'umuntu usinzira mubwire ati kanguka, ntabwo cyari igihe cyo gusinzira. Yewe usinziriye we kanguka, kanguka uzuke, Kristo abonuka kumurikira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Ntabwo cyari igihe cyo gusinzira, iki ni igihe cyo kuba maso. Yewe usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abonuka kumurikira. Nimucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Umunsi w'Uwiteka dore hazaba umunsi utwika mu itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazabishingwe, maze haba umunsi uzabatwika bashire, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami, ariko mwebweho abubaha izina ryanjye izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza amababa yaryo. Haleluya. Twebwe dufite ibyiringiro, ubwo abibone n'inkozi z'ibibi, abantu bagundiriye ibyaha bakanga kwihana bazarimbuka, twebwe izuba ryo gukiranuka azatumurikira afite gukiza mu mababa ye. Maze muzasohoka mu kinagire nk'inyana zo mu kiraro, kandi muzaribatira abanyabyaha hasi, bazabivu munsi y'ibirenge byanyu, ku munsi nzabikoreraho, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Haleluya. Twebwe dufite ibyiringiro, ntabwo tugomba kuba nk'abadafite ibyiringiro, kuko tubonera agakiza muri Kristo. Kandi abubaha izina ry'Uwiteka, abisunze amaraso ya Kristo bazanesha, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ngo nimwibuke amategeko y'umugaragu wanjye Mose, ayo namutegekeye i Horebu, ariyo Abisirayeli bose, yari amategeko n'amateka. Dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya, umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Abahanuzi Eliya n'ababwiriza butumwa bari kubwiriza ubutumwa mu ijwi riheruka, ngo uwo niwe uzasonzoranya imitima y'abana n'iyabase, kugira ngo nazaza nkarimbuza isi umuvumo. Ubwo nasomaga agatabo kitwa ku bwa Afurika nziza cyane, bavuze ibimenyetso byo kurokoka kwa Kristo, bavuga n'ikimenyetso kimwe cyitwa ikimenyetso kirusha ibindi ubwiza, aricyo twabonye muri Matayo 24:14. Ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo uhamya ko guhamiza amahanga yose n'igimeruka izahera kize. Bigaragara yuko Imana iri gukoresha abagabo n'abagore bemeye kuyibera ibikoresho, idashingiye ku mashuri menshi bize, idashingiye ku bumenyi buhambaye bafite, ahubwo ishingiye ku bushake bafite kugira ngo bayivugire mu ijwi riheruka. Kubera ko yasezeranye ko izohereza umuhanuzi Eliya basonzoranye imitima y'abana n'iyabase, kugira ngo uburakari bw'Uwiteka butazaza bukarimbura abantu. Ni urukundo rw'Imana rutangaje kuba iri gukoresha imbaraga zose zishoboka kugira ngo ibashe kugarura imitima y'abantu. Nyamara imitima myinshi yaguye ikinya, nyamara imitima myinshi yabuze ibyiringiro, nyamara abantu benshi ntibiteguye kuzahagarara bashikamye kuri uyu munsi uteye ubwoba. Ariko uyu munsi reka aya magambo abe ayo gukangura imitima yacu kugira ngo dufate umwanzuro, kuko ejo saa hacu. Mahatma Gandhi niwe wavuze ngo byubaho nk'uzapfa ejo, kuko utazi uko ubuzima bumeze. Kandi mu Migani igice cya 27 umurongo wa 1 navuga ngo ntukiratane ibyejo, kuko utazi icyo uwo munsi uzacyana. Rero hano yasezerano neza avuga ngo nzabohereza umuhanuzi Eliya, niwe uzasonzoranya imitima y'abana n'iyabase. Kandi isi igiye gusakirana n'ibiteye ubwoba, ubwo abantu banze kwihana, abantu banze kwakira imbabazi z'Imana bazahura n'akaga gakomeye. Mu gitabo cy'intambara ikomeye ku ipaji ya 430 niho hari amagambo agaragaza ibyirangira ry'imbabazi n'uko bizagenda. Ellen G. White yaranditse aravuga ngo Yesu agisohoka mu buturo bwera, ubwo imbabazi zizaba zirangiye, ubwo azaba amaritse amaboko akavuga ngo birarangiye, uwera nagumye yere, n'uwanduye mu mutima agumye yandure. Ngo Yesu agisohoka mu buturo bwera, abatuye isi bose batwikirwa n'umwijima w'icuraburindi. Ngo muri icyo gihe giteye ubwoba, intungane zigomba kuba imbere y'Imana hatakiriho umuhuza. Satani ariwe usigaye agenga imibereho y'abanze kwihana bose. Ngicyo gihe ngisi izajya mu irimbukiro riteye ubwoba rirenze irya yo muri Yerusalemu ya kera. Nyamara ubwoko bw'Imana turasinziriye, nyamara turindiriwe n'umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba, umunsi w'urubanza, ubwo ibyakozwe byose bizakirwa ku mugaragaro bigatwikurwa nk'ibyambaye ubusa, ubwo ibyaha byose byaniniwe, ubwo abantu ibyaha byose twakoze tukanga kubyihana bizakirwa ku mugaragaro nk'ibyambaye ubusa. Mbese ninde uzahagarara adatsinzwe ku munsi ukomeye uteye ubwoba? Nyamara abadivantiste benshi barasinziriye.
Elina White yaranditse aravuga ngo bafite ibitotsi bimeze nk'ubugoryi. Impamvu yabyise ibitotsi bimeze nk'ubugoryi nuko dusinziriye mu gihe twagakangutse. Kuko Yesu igihe yendaga kubambwa, igihe intumwa zari zisiga ku munzani ngo zigeragezwe, yarabwiye ngo mbese nimukwiye kubana amaso nanjye n'isaha imwe. Agiye gusenga agarutse asanga barasinziriye. Ariko ubwo urugamba rwari rurangiye, Yesu amaze gutsinda ababwiye ngo nimwisinzirire, ahubwo noneho barakangutse batangira kurwana urugamba rw'umubiri rudafite ikintu rwari rumaze. N'ubu ngubu niko bigiye kumera. Satani ari gukoresha uburyarya n'ubuhendanyi bwinshi kugira ngo ahugiranishe intekerezo zacu. Ahugiranisha intekerezo zacu. Mu gatabo k'umugenzi harimo ngo umugabo, ngo marayika yari afite ikamba hejuru y'umutwe kugira ngo arimwambike, ariko uwo muntu yari ari mu bishingwe ngo arimo ashakishamo ibintu by'ubutunzi, kugeza igihe marayika yategereje ko uwo muntu yubura umutwe ngo amwambike ikamba agaheba. Abizera b'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi benshi turasinziriye. Nyamara igihe imbabazi zabo zirangiye, Satani azakura igitwikirizo ku ntekerezo zacu bityo dukanguke. Mu Kinyarwanda babyita kwibuka ibitereko washeshe. Ntacyo tuzaba tukiramiye. Nyamara uyu munsi ijambo ry'Imana riravuga ngo nimukanguke, mube maso musenge mutagwa mu moshya. Kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka abaconshomera. Ibihe bikomeye kandi bishishana biraturindiriye. Kuko Yesaya yarabyanditse mu gice cya 24 ubwo yandikaga ibice ibyago bizaza ku isi, aravuga ngo dore Uwiteka arahindura isi umwirare, arayiraza arayubika atatanya abaturage bayo, ngo ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi, ibizaba ku mugaragu bizaba no kuri shebuja, ibizaba ku muja bizaba no kuri nyirabuja, ibizaba ku muguzi bizaba no ku mutunzi, ibizaba kuguriza abandi bizaba no kugurizwa, ibizaba kuguriza inyungu bizaba no kumwishyura. Isi izanya guhinduka umwirare rwose kuko Uwiteka ari uvuze iryo jambo. Nta muntu n'umwe utazagirwaho n'ikigeragezo giheruka cy'amateka y'isi. Ubwo kwizera k'umuntu wese kuzashyirwa ku munzani, ubwo umuntu wese azahabwa amahirwe n'umucyo uhagije kugira ngo yihitiremo inzira agomba kunyuramo, niba ari inzira igana ku bugingo cyangwa se ari inzira igana ku kurimbuka. Isabato mu ntambara ikomeye baravuze ngo isabato izaba ibaye ikimenyetso gikomeye cyo kumvira. Nyamara abantu benshi bazahitamo kugurisha ubugingo bwabo kugira ngo barokoke, ariko abazemera bagahagarara mu ruhande rw'Imana izabarengera. Igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge, isi icitse intege ibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege kandi isi ihumanzwe n'abaturage bayo kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe bakica isezerano ridakuka. Cyo gitumye umuvumo utsemba isi n'abayibamo bagatsindwa n'urubanza. Cyo gitumye abaturage b'isi batwika hagasigara bake. Vino yihirirarira, uruzabibu rurarabye, ab'imitima iguwe neza bose barasuhuza umutima. Ibyishimo bitewe n'amashako birashize, urusaku rw'abanezerewe rurahoze, umunezero utewe n'inanga urashize. Ntibazanywa vino baririmba, ibisindisha bizasharirira babinywa. Turindiriwe n'ibihe bikomeye kandi biteye ubwoba by'amateka y'isi. Nyamara abantu benshi bagundiriye ubutunzi nk'aho ubutunzi aribwo buzabahesha ubugingo. Abantu benshi bameze nk'inguge. Hari agatekerezo nkunda kubwira abantu ngo k'uburyo abantu bajyaga batega inguge, ngo barafataga kuko bari bazi yuko inguge ikunda umuceri cyane. Mugomba kumenya yuko Satani azategera abantu ku byo bakunda. Ngo inguge kubera ko yakundaga umuceri cyane, ngo barafataga bagacukura igiti kirimo umwobo mutoya unanutse, ngo noneho bagacengezamo umuceri, inguge ikaza ikinjizamo akaboko igakamata wa muceri. Yinjizaga amaboko igahasemo igafata wa muceri, yamara kuwukamata yajya gukurura bikanga kubera ko umwobo wabaga wayibanye mutoya. Turimo turavuga ngo abantu benshi bagundiriye iby'isi nk'aho ari byo bitanga ubugingo, batazi yuko ibyo bagundiriye ari ubuhenda abana. Ngo inguge barayitegaga bagashyiramo umuceri muri uwo mwobo babaga bacukuye, ikinjizamo akaboko, yamara gukamata umuceri yakurura akaboko bikanga, ikaguma ikagundagurana no kuva mwaho, ariko ntiyibuke yuko uwo muceri, icyo gipfunsi cy'umuceri cyategeye ku bugingo bwayo. Kugeza ubwo byageraga bakaza bakayifata bakayica, ikabifasha ubugingo bwayo ikabugurana urushyi rw'umuceri nabwo itabashije kurya. Hari umuhanzi yigeze kuvuga ngo ntugacumuzwe n'akamanyu k'umutima. Abantu bazabura ubugingo bazasanga bahombye, kandi bazasanga bari baziritswe n'ibintu bimeze nko kuzirikwa n'uruteja. Bazasanga barimbujwe n'ikintu gitoya kandi bari bakwiye kurokora ubugingo bwabo. Satani ari gukora ibishoboka byose kugira ngo agushinye imitima y'abantu. Ari kudutega imitego myinshi kugira ngo tuzazimize ubugingo bwacu. Kuko mu rwa mbere rwa Petero 5:8 yaranditse aravuga ngo
mube maso musenge kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka kubacanshura. Satani afite imitego myinshi ndetse ashaka kwigarura intekerezo z'abantu kugira ngo azabone abo barimbukana. Kubera ko n'umwanditsi ukomeye cyane w'umuhanga wabayeho witwa Albert Einstein yaravuze ngo tugeze mu bihe bikomeye kandi biteye ubwoba birenze ibyigeze bibaho mu bindi binyejana byose byabayeho. Yaravuze ngo tugeze mu bihe bikomeye kandi biteye ubwoba birenze ibyigeze bibaho mu bindi binyejana byose byabayeho. Satani arabizi neza ko tugeze ku iherezo ry'indunduro y'intambara. Niyo mpamvu ari kurwana intambara ikomeye kugira ngo abashe kurwanya abantu. Satani yavuze yuko kimwe mu bintu bimufasha kugera ku ntsinzi ye ni uko ateza abantu irari ry'amaso n'irari ry'umubiri ndetse n'irari ngo n'ubwibone. Yaravuze ngo baramubajije, hari icyegeranyo nari ndimo numva, ni umuntu wagenekerezaga ngo Satani yasubiza gute baramutse bamubajije ko Satani ni umunyabwenge, wamubaza se umukuye hehe? Ngo baramubajije baravuga ngo yaravuga ngo nyine birumvikana ko Satani ataba yarasubije ibi ngibi kuko ntiyakwemerera amabanga, ariko se Satani ikintu kirimo kimubasha kugera ku ntego muri ibi bihe ni iki? Yaravuze ngo ni uguteza abantu irari ry'amaso, irari ry'umubiri ndetse n'ubwibone. Yaravuze ngo ngiyewe nzakoresha ibishoboka byose nangize intekerezo z'abantu, nkoresha ibishoboka byose nibasire urubyiruko rwangize kugira ngo ibinyejana bizakurikiraho, generasiyo zizakurikiraho zizaba ari generasiyo z'abantu barangiye. Yaravuze ngo ngewe ngomba kugaba igitero ku rubyiruko, ngagaba ibitero ku bantu bose, nkabateza irari ry'umubiri n'irari ry'amaso kugira ngo mbashe kugera ku ntego zanjye. Kandi ibyo ngibyo ndabishoboye, nzabigeraho. Urubyiruko aravuga ati urubyiruko nzakoresha ibishoboka byose mbangize nifashishije ikoranabuhanga. Uyu mwanditsi ukomeye witwa Albert Einstein ni umuhanga wabayeho. Yaravuze avuga ku ikoranabuhanga, avuga amagambo y'icyongereza, aravuga ngo I fear the day the technology will surpass the human interaction. The world will have the generation of idiot. Ngo mfite ubwoba cyane ngo ko hari igihe kizagera kandi icyo gihe nicyo dusohoyemo, ngo ikoranabuhanga rikarenga imigenderanire y'ikiremwa muntu, ngicyo gihe zizaba bifite abantu b'ibicucu. Yaravuze ngo mfite ubwoba ko ikoranabuhanga rizarenga imitekerereze y'ikiremwa muntu, ngo kandi ibyo bintu nibisohora ngo abantu bazatakaza ubwenge, ngo kandi sizaba bifite abantu b'ibicucu. Niko yavuze, kandi ibyo bihe dusohoyemo. Narimo mbwira ababyeyi ngo mube maso kuko Satani yibasiye urubyiruko cyane abinyujije mu ikoranabuhanga. Izo telefone abana banyu birirwamo, izo televiziyo birirwa bareba, ntago munsi ibyo barebamo. Hari icyigisho numvise cyavugaga ngo filime mu mugambi wo kurwanya ubuprotestant. Abantu bitera Hollywood muri Amerika babera iminati bagakina filime, tukicara natwe tukumva ko dutewe ishema no kuzireba. Nyamara uwo munsi urimo urareba ibintu Satani yaravuze ngomba guteza abantu kuba ibyamamare nabo bakanyamamariza. Abahanzi indirimbo mu minsi ishize hari umwarimu wari urimo abana amanota ngo yo kuririmba. Abana barambabaje cyane. Iyo ndi mu ishuri babaye abakristo baba bameze nk'abari mu rusengero, ariko nababajwe cyane no kumva uwo mwarimu wundi aza akabaha amanota ngo baririmbye indirimbo nanjye ntazi ariko z'isi. Abana ndumva muntunguye. Mwebwe muri iyo ngiye muhinduka abandi nagaruka mugahinduka abandi. Abaririmbyi barimo baramamariza Satani benshi, abaririmbyi baririmba indirimbo z'isi. Amafilime umuntu aricara Hollywood nk'uko nabivugaga muri Amerika agakina filime yanditswe ariko ifite umugambi wo kugira ngo barwanye ubuprotestanti. Umudivantiste akicara akareba filime amasaha 2-3 akareba filime y'ama episode 180 200 ariko atafata n'umwanya ngasome igice kimwe cya Bibiliya ku munsi. Nyamara intekerezo zacu ziri kugenda zangirika. Muri ziriya filime bafite ibyo bashaka kugeraho, bafite ibyo barimo bamamaza birimo bigenda byangiza intekerezo zacu. Nubwo hari ibyo tubonamo bimeze nk'amasomo, umuntu akubwira ngo kureba filime ngo habayemo amasomo, ariko Satani afite umugambi. Yavuze ko agomba gukwirakwiza ibishoboka byose abana akabica mu mutwe bakajya bareba amafilime y'urukozasoni, kugira ngo yaravuze ngo nindamuka nteje abana kuba basambanyi bakiri batoya, abo bana nibakura bazavamo ingabo zanjye zikomeye zo kundwanirira, ntabwo bazigera bantenguha. Nyamara mw'ababyeyi mwe murakora ibishoboka byose ngo murere abana banyu, ariko ntabwo murimo mwita ku by'ubugingo bw'iteka ryose. Tekereza kabiri. Nkunda kubivuga, wa mubyeyi tekereza kabiri, ababyumvise nabo bongere babitekerezeho. Mbese ubu rero umwana wawe buzambasha guhangana n'isi itadufitiye impuhwe?
mbese uyu munsi ubaye ariwo wanyuma umwana wawe akakubura, mbese uburere wamusigiye bwazamubasha kubaho agahagarara ahanganye n'isi itadufitiye impuhwe? Mbese uko ubayeho wa Mudivantiste we ni ibintu bizaguhesha pasiporo yo kuzamuka agera mu bwami bw'ijuru? Ngikindi kintu Satani gikomeye ari gukora ngo nuko ashaka ko tuba abakristo b'indyarya, kandi ngo umukristo w'indyarya ni umujenerali ku rugamba rwa Satani. Ubwiriza ariko akaba ari umubwiriza w'indyarya ni umujenerali ku rugamba rwa Satani. Mu minsi ishize ubwo twarimo nari ndi mu bihe byo gusenga, ndavuga nti reka nongere mfate igihe gihagije cyo komatana n'Imana. Nabwiye umufasha wanjye namubwira ngo kubaho udasenga ni nko kubaho hari imiti wandikiwe na muganga ugomba kuzafata ukareka kuyifata. Kandi namubwiye ngo kubaho uri umukristo w'indyarya birutwa no gupfa. Kubaho uri umukristo w'indyarya ufata impu zombi birutwa no gupfa, ugapfa ugasinzirana ubugingo, cyangwa se ukanapfa nyine bikarangira ukareka kugusha benshi. Nyamara Satani arashaka ko tukabaho dufata impu zombi kugira ngo tuzarimbuke. Mbese ninde uzahagarara adatsinzwe? Mbese ko ijambo ry'Imana rivuga ko hagiye kuza umunsi ukomeye ubwo hazatera inzara ikomeye yo gushaka ijambo ry'Imana, nk'uko biri muri Amosi igice cya 8 umurongo wa 11 kugeza wa 13. Mbese tuzaba twaribikiye ibyo kurya bizatubashisha guhagarara dushikamye? Muri Amosi igice cya 8 umurongo wa 11 kugeza wa 13 baravuga ngo dore iminsi izaza ni ko Uwiteka avuga, ngo nzateza inzara mu gihugu, izaba ari inzara yo gushaka ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari inzara yo kumva ijambo ry'Imana. Nyamara urubyiruko rwinshi ibyo guha Imana umwanya nta kintu bibabwiye. Ndetse natwe kenshi ngo dufata Bibiliya zuzuye ivumbi ku isabato tuzihungura tukazifata tukaza gusenga. Mbese wakubwira ngo urye rimwe mu cyumweru wabaho? Mbese niyo wabaho ufite ubuzima buzira umuze? Ngo azatera inzara mu gihugu, ngo izaba ari inzara yo gushaka ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari inzara yo kumva ijambo ry'Imana. Ngo bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazajya ikasikazi iburasirazuba bajya iburengerazuba bashaka ijambo ry'Imana ariko we kuribona. Ngicyo gihe inkumi nziza n'abasore bazicwa n'inyota. Mwa basore mwahaye Imana umwanya mu bugingo bwanyu, kandi icyo kizababashisha guhagarara mudatsinda. Mu gitabo cyitwa ubutumwa ku basore ku cyigisho kivuga gusenga baravuze ngo umusore ngo ubuhungiro bwonyine n'abasore bafite buri mu guhara baba maso kaginde basenga, nibwo buhungiro bwonyine dufite. Mbese tuzahagarara tudatsinzwe? Mbese ko ibihe tugezemo ari ibihe bikomeye tuzabasha guhagarara tudatsinzwe? Ni nawe yagize iyerekwa rikomeye nkunda kuvuga, yabyanditse mu gitabo cy'inama gira itorero ngo yerekwaga iby'abasore, ngo ubwo nari mwiyerekwa ngo neretswe abasore bashyirwa ku munzani, ngo hapimwa ibitekerezo byabo byo gukunda Imana n'ibyo gukunda iby'isi, byose bishyirwa ku munzani. Ngo ngiye kubona ngo mbona ibitekerezo by'isi bibaye biraremereye cyane, ngo naho ibitekerezo byo gukunda Imana no gusoma ijambo ry'Imana ngo bihita bijya hejuru cyane kuko byari bifite uburemere bukeya. Ngo nuko mbaza marayika wari undi iruhande, ngo mbese abantu bameze gutya bashobora kwinjira mu bwami bw'Imana? Garasubiza ngo hoya, ngo kereka nibaramuka bihanye bagahinduka. Wa musore we, wa Mudivantiste w'umunsi wa 7 we, nuramuka udahaye Imana umwanya ngo ukunde Imana n'umutima wawe wose, ndahamya nashidikanya yuko uru rugamba uyu munsi ukomeye turi kwiga utazabasha guhagarara ushikamye. Mbese Laodikiya tuzarokoka dute? Turimo turagenda tugana ku musozo. Mbese Laodikiya tuzarokoka dute? Tugeze mu bihe by'itorero rya 7 ryo torero rya nyuma rivugwa mu byanditswe byera rya Laodikiya. Laodikiya bisobanura guca urubanza. Twebwe ni twebwe tugiye gusohorezwaho n'imanza, kandi uyu munsi ukomeye w'urubanza ni twebwe ugiye gusohoreraho. Harimo nabo uzasanga bakiriho. Mbese Laodikiya tuzarokoka dute? Mu byahishuwe igice cyaho cya 3 guhera ku murongo wa 14 kugeza 21 bisomwa nanone nkunda gusoma cyane, aho no rwandiko rwandikiye Laodikiya yaranditse Yohana Patimo aravuga ngo wiyita Mena, umugabo wo guhamya inkomoko y'Imana yaremye byose, aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe kudakonje kandi ntubira. Ntago tuzi, yaratuzi, ntago dushyushye nta nubwo tunakonje. Nzi imirimo yawe kudakonje kandi ntubira. Ko none rero kuko udakonje kandi ntubira urakazu yazi, ngiye kukuruka, ngiye kukureka, ukuvuga uti ndatunganiwe ntacyo nkenye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa, impumyi ndetse wambaye gusa. Abera Laodikiya dufite akaga. Ibaze umutindi wo kubabarirwa, impumyi kandi umuntu wambaye gusa, yirata yuko ari umutunzi.
afite byose. Ariko Imana ishimwe nkuko twabibonye muri Malaki ko azohereza umuhanuzi Eliya, hano nawe Laodikiya afite ibyiringiro. Haleluya. Yaravuze ngo ariko ndakugira inama, reka twumve inama z'umugabo wo guhamya ukiranuka. Ariko ndakugira inama ngo ngureho izawe yatunganijwe mu ruganda ngo ubone uko umutunzi, kandi ngureho umwenda wera kugira ngo isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, ngureho umuti wo gusiga ku maso kugira ngo uhumuke. Aya magambo turasobanuza amagambo nasomye mu gatabo kitwa Umwiteguro w'imvura y'itumba. Bavuze yuko izahabu yatunganijwe mu ruganda ari imico myiza ya Kristo. Ifite imico myiza ya Kristo, nubwo waba uri umukene, nubwo waba uri impezamajyo, Yesu akubona nk'ufite izahabu yatunganijwe mu ruganda. Haleluya. Kubera yuko ngo imico myiza ya Kristo nicyo kintu cyonyine tuzavana muri iyi si tukajyana mu isi izahoraho. Haleluya. Imico myiza ya Kristo nicyo kintu cyonyine tuzavana muri iyi si tukakijyana mu isi ihoraho iteka ryose. Ngo ungweho umwenda wera kugira ngo isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara. Umwenda wera ni ugukiranuka kwa Kristo. Iyo wemeye ugaca bugufi ukemera ibyaha byawe ugasaba imbabazi, Kristo akwambika gukiranuka kwe. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Kandi umuti wo gusiga ku maso ni ubumenyi bw'umwuka bwo kumenya ikibi tukacyanga, tukamenya icyiza tukagikurikiza. Iyo buri muntu wese yumviye izi nama z'umugabo wo guhamya kandi ukiranuka. Yarakomeje ku murongo wa 21 aravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumvika ijambo agakingura urugi nzinjire dusangire. Haleluya. Kristo ahagaze ku rugi rw'umutima wawe, arakomanga mu kinyabupfura. Ntabwo Kristo ashaka gufata umuntu ku ngufu, nta nubwo ashaka gufata umuntu ngo amuhe ubugingo atabushaka, ahubwo Kristo arashaka ko wugurura urugi rw'umutima wawe. Kristo arashaka ko umukingurira uyu munsi, kubera yuko umuntu winangiye umutima ntihana ibyaha bye, umuntu utarakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza we ntago azahagarara adatsinzwe. Kandi kimwe mu byo Satani yavuze kimuca intege kandi kimukomereye muri ibi bihe, ngo ni abantu bavutse ubwa kabiri, ngo nibo abantu bari kumukoma mu nkokora mu mugambi we. Mu ntambara ikomeye ku ipaji ya 138 hari iherezo ry'abantu banze kwihana. Baravuze ngo 138 igitabo cy'intambara ikomeye ukigisha kivuga isuzuma rubanza. muri hangana 346 bavuze amagambo akomeye ku bijyanye no kwihana. Baravuga ngo abantu bose bihanye ibyaha byabo by'ukuri kandi kuko kwizera bakisunga amaraso ya Yesu Kristo w'igitambo gikuraho ibyaha bagiriwe imbabazi. Haleluya. Abantu bose bihanye ibyaha byabo kuko kwizera bakisunga amaraso ya Yesu w'igitambo cyabo gikuraho ibyaha bagiriwe imbabazi, maze zandika imbere y'amazina yabo mu bitabo byo mu ijuru. Kuko bahindutse abafite umugabane ku butungane bwa Kristo, kandi imico yabo igasangwa ihuje n'amategeko y'Imana. Haleluya. Ibyaha byabo byarahanaguwe kandi bazasangwa bakwiriye guhabwa ubugingo buhoraho. Uhoraho avugira mu muhanuzi Yesaya ati ubwanjye ninjye uhanagura ibicumuro byawe. Haleluya. Nkakubabarira ku bwanjye kandi ibyaha byawe sinzabyibuka ukundi. Haleluya. Yesu yaravuze ati unesha niwe uzambika imyenda yera kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Umuntu wese umpamiriza imbere y'abantu nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data uri mu ijuru, ariko unyihakadira imbere y'abantu nanjye nzamwihakanira imbere ya Data uri mu ijuru. Hano mu gitabo cy'intambara ikomeye banavuzemo amagambo akomeye. Aravuga ngo muri ubu bugingo niho dukwiye kwitandukanya n'icyaha binyuze mu kwizera amaraso ya Kristo ahongerera ibyaha. Umukiza wacu aturarikira gufata intege nke zacu tukazihuza n'imbaraga ze, natwe tukaba abanyembaraga. Tugafata ubuhanya bwacu tukabuhuza n'imibereho ye izira inenge, tugafata ibyaha byacu tukabihuza no gukiranuka kwe, natwe tukaba abakiranutsi. Iyaba twari twisunze Kristo, iyaba twari twemeye Kristo akaba umugenga w'imibereho yacu. Uwiteka yiteguye kuduhindurira amateka. Tumaze kubona iby'umunsi ukomeye urindiriye umuntu wese, ariko Uwiteka yiteguye kuduhindurira amateka.
muri Yesaya igice cya 1 umurongo wa 18 niho yavuze ngo nimuze tujye inama ni Uwiteka avuga ngo naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku ngarabihindura bise nk'ubwoya bwera, ngo naho byatukura nk'umuhemba ngarabihindura nk'ubwoya ngarabihindura nka sheregi inama hinde cyangwa se urubura, ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya ukakanga ko Uwiteka ariko kabivuze. Yawe uyu munsi twari twemeye tukamanika amaboko Uwiteka akaduhindurira amateka. Hari agatekerezo nakunze cyane k'umugabo Uwiteka yahinduriye amateka. Ngo uwo mugabo ngo yari umugabo wari warabaye ruharwa cyane, ngo yari umujura. Ngo uwo mugabo yari umujura w'inka. Ngo mujura yari yarabaye iciro ry'imigani, kandi bari barafashe umwanzuro uko bagiye kumuca bakamuha akato kugira ngo wenda barebe ko yacika kuri iyo ngeso yo kwiba. Uwo mugabo baravuze ngo kugira ngo tugende no kumushyiraho ikimenyetso tumwandikeho ku gahanga ke inyuguti ebyiri mu mpine UI, ngo bisobanuye umujura w'inka. Ngo muzajya mubona muzajye muvugiriza induru, azajya ajya kurahura ntimuzajye mumurahurira, azajya ajya kwaka amazi ntimuzayamuhe, azashaka gucumbika ntimuzamucumbikire, kuko yari yarabaye ruharwa yarazengereje agace k'iwabo. Ngo nuko uwo mugabo amaze kubona ibyo ngibyo bimuzengereje ngo byamuteye ipfunwe ndetse biranamubabaza cyane. Umugore wamugira inama aramubwira ati reka twimuka ahantu ariko dusenge dusabe Imana iduhindurira amateka. Uyu munsi nawe Imana yaguhindurira amateka, kandi uwo mushinga waba utangije ntabwo uzahomba. Hari umubyeyi witwa Mama Nirere aherutse kuza ari iwacu Murambi kumureba aho yicaye, tubwirije ikibwiriza cyavuga ngo umushinga watangiye ntuzahomba. Nuramuka uyu munsi ufashe umwanzuro ugaha Imana umwanya, ntabwo uwo mushinga uri ubutangiye uzahomba. Uwo mugabo rero nawe yatangiye umushinga wo guhindura amateka ariko abifashijwemo n'Imana. Ngo yaragiye ajya mu kandi gace k'aho hantu, kuko aragenda ngo arahinduka, imico ye mibi arayihindura ahinduka umuntu mwiza. Ngo arangije amaze guhinduka ngo abantu ngo yahinduye amateka ahinduka umuntu w'umukristo kandi w'ingenzi w'ingirakamaro mu buzima bw'abo bantu. Ariko amagambo yari yaramwanditsweho ngo UI agomba kumwiyandikaho. Ngo nuko abantu umurimo umuntu araza aramubaza ngo ese ko tubona ku gahanga kawe handitseho amagambo y'impine yanditse ngo U na I bishaka gusobanura iki? Ngo aramubwira ngo ibi ngibi bisobanuye uwera w'Imana. Haleluya! Birashoboka yuko Uwiteka uyu munsi yaguhindurira amateka. We wari warabaye akahebwe, we wari warashayishije, uwari umujura w'inka, agahinduka uwera w'Imana. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ariko Satani adutega imitego yo kumva yuko turaba gucirwaho iteka. Ariko hari amagambo ndabibabwira abasore hano hirya, Martin Luther yavuze ngo iyo nirebyeho njyewe nk'umunyabyaha mbona nta buryo na bumwe nshobora kubonamo ubugingo, ngo ariko iyo ndebye kuri Kristo mbona nta buryo na bumwe nshobora kurimbuka. Haleluya! Mureke tureke guhanga amaso kuri twebwe, tureke guhanga amaso ku bunyacyaha bwacu, ahubwo duhanga amaso kuri Kristo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ko ngo igihe Martin Luther yarwanaga intambara z'ibyaha, Satani yigeze kumuzana imbere y'urutonde rwinshi rw'ibyaha yari yarakoze. Ngo nuko Mose akingaho ikiganza aramubwira ati Martin Luther rero uruwanjye uruwo kurimbuka. Ariko aramubwira ati kuraho icyo kiganza. Ngasanga Satani yari yakinze ikiganza ahantu Yesu yanditse, hari handitse ngo ibi byaha byose warabibabariwe. Rero mureke duce bugufi imbere y'Imana, twiyirize ubusa kandi dusenge, duce bugufi kandi twihane ibyaha byacu, kuko icyaha cyose kitihanwe kizatwikurwa kandi gihora kigaragara imbere mu bitabo byo mu ijuru. Iyo twari twemeye tugaca bugufi tukihana ibyaha byacu, ibyo tuzi ko twakoranye n'Imana, tuziranyeho n'Imana, tukagihanana n'Imana. Uwo tuzi ko twahemukiye tukamusanga tukamusaba imbabazi, niba tuzi ko twihanagaje tugakora ibyaha ku mugaragaro tukatura mu ruhame n'abantu bose bakabibona, nimureke dusange Uwiteka. Kuko aravuga muri Ezekiel 3:3 umurongo wa 11 ngo babwire uti ndirahiye ntago nezwa no gupfa k'umunyabyaha, ahubwo nezwa no k'umunyabyaha ahindukira akava mu nzira ze maze akabaho. Yaranditse aravuga ngo nimuhindukire muve mu nzira zanyu mbi, kuki mwarinda gupfa mwami za Isirayeli, mwabanyagiturwa kimwarinda gupfa. Ndirahiye Uwiteka bivuze muri Ezekiel 3:11 sinezwa no gupfa k'umunyabyaha, ahubwo nezwa no k'umunyabyaha ahindukira akava mu nzira ze maze akabaho. Nimuhindukire muve mu nzira zanyu mbi, kuki mwarinda gupfa mwami nzu ya Isirayeli mwe. Nimureke duhindukire Uwiteka. Kandi ngo twatangiye tubivuga ngo muwizera Kristo kwese kwikibaza ngo Mana ngiye ushaka kunkora iki. Mureke twabonye ko dukwiye kwigana ijambo ry'Imana umwete kandi dusenga, kandi tugatekereza ku rubanza isi igiye kutakirwaho bidatinze.
nimureke dutekereze kandi tubonye yuko hari ibyiringiro. Hari ibyiringiro by'uko tuzaba amahoro, hari ibyiringiro by'uko tuzabona ubugingo.